umuyobozi rero impamvu nguhamagaje hano nuko numva ngewe narenganye kandi nkaba narabangamirwa n'uyu mupangayi wanjye. Sibyo? Ejo neje hano tuzibangunisha umuntu. Ibyo nabyo birimo se akapfira mu nzu yanjye. Uno mugabo yaje mu nzu yanjye ahikeneye. Araza rikodesha. Yewe yaje ari umwana mwiza, nta mahane, nta kibazo. Ariko uko iminsi igenda ihita n'indi kwigendiza agenda ahinduka. Ejo bundi naje hano kumureba. Nsanga ari mu murima wanjye. Sibyo? Arimo aracukura umurima wanjye. Imyumbati yose yayikuraguye. Ibijumba birimo byose yabikuraguye. Ariko uvuga ibiribyo aho mukodesha aho yagiye ntago ari wo wamuhaye. Ntago ariho, ntago namwe murimo wanjye yararengereye muyobozi mwimve neza. Muyobozi avuga ibiribyo ariko ceceka mvuge. Ibintu bibaye. Ejo mwangarutse nanone nsanga insina zanjye yarimo arazitemagura, azijombagura ibyuma, warimo arazikatagura. Aza hano hanze habaga insina zitoshye zimpe igitoki kimeze neza. Ariko hamaze igihe nsanga wanyango hamaze hafi imyaka 400 nta gitoki cyangwa kitanaba. Ariko nk'umuyobozi nkaho utekereza ibaze unsanze iwawe warampaye inzu nk'iyi ukasanga umurima wawe n'undi mu ndajagajaga ahantu hose warwitwara mu biti. Uzi ko mbona nta kintu mbwira uricara hano nk'ikidomoro ngo nkubwira ibiki ahubwo umva nkubwira n'undi munsi mana yanjye kagira inkuru rero. Harya ngo wanze gukora ngo ugiye kujya wiha ibintu mu byo gucuruza abantu ngo ni iki nge wambonye mw'igicuruzwa ku buryo kuntangamo amapasi. Umva mbanze nkubwire nkiyame n'undi munsi nzongera kubona wagiye kumpuza n'abantu nimba waranariye n'amafaranga yabo. Ugiye aryo byimenyere ugenda ujya gukora ntago wanze kujya gukora ikiyede. Buri ibintu byo kujya umva buragiye biba byambabaje wankoroze ngo ujya kumpuza yengo n'abakire nakubwiye ko abandi kumwe n'abari abakene. Rwari cyoka rwari kwica. Umva mbanze nkubwire burangiye bo barandakaje ariko se reka nkubaze ubundi ujya wibuka ko ngukuri ari giye mukuru wakanyubashye ukananyubahisha. Uri mukuru kaburi ikigoryi imbezire ikigoryi wowe uzi ubwenge rero ujya kuri guteza amaboko abantu ngo babakire ngo bafite amamodoka ni wagirana n'umuntu ufite n'ibyo bikeya aza akabigusangiza akaguhaza. Ubundi waraye he mukire ko ataje se byuranga nagukodeshereze n'inzu. Waraye mu kararuboshye ndara hehe urangiye aho ni mu ndibaza wowe uri kunsomera mu rwego nyine urindwe wunsomera uragiye rega umumagaye shisha itabona nyangwa ni n'ikintu kizima byibura inkuru ugiye kumbwira cyangwa se byibura ari n'ikibazo ufite aho ngo ugiye kumpuzanira nyana yimwe. Umva kubwiza ukuri nujya kuvuga ngo ugiye kwiga iyo mishinga yawe itanemewe yo gucuruza abantu nge ntabwo wambonyemo indaya twumvikana ntiwigeze umbonamo indaya izagende ujye gushaka hari isoko z'indaya nge aho yaguhaye ntago habonye nyine bararengereye. Murakoze kumpa ijambo ibyo yavuze byose jewe siko binameze nkumva nyine nkuko waguhaye ijambo reka nanjye yari mparika mvuga kuvugisha ukuri. Ariko muyobozi uko ubona ndahangaha ninjiye muri iyi nzu hashize ibyumweru hafi 3 naje iyi nzu nyukodesha 45,000. Nyuma yaho haraza amanura itara ryo hano hanze. Ukodesha inzu wakodeshe n'ibiri hafi y'inzu nyine buretse gatoya ndumva kubaza kugira ngo tubigendere hamwe dukoje igeneza. Nicyo mubaze icyo kintu uko byagenda kose iyo kodesheje inzu nkuko mudushishikariza gushaka karima k'igikoni hafi ku rugo rwanyu kugira ngo dutere izo mboga abana babeho neza yewe namwe mugire imibereho myiza. Ibyo avuga na karima k'igikoni nari ndi gukora kugira ngo nitereremo imboga. Ujya kwinjiramo hano ibyo warayemubwiye ibyo ngibyo ntabwo nari nabimubwiye. Wala icyo ni icyaha. Buretse gatoya ariko nawe buretse gatoya nenda kugeraho buretse gatoya ibyo biva wenda ubwo nubwo warunjanye ko ariko nende gusobanura ibyitara ninamanitse hariya ry'umutekano ryo hanze yaraje ararimanura
ambwira ko iryo tara rigutwara 40,000 by'umuriro. ujya kumukodesha umuriro wo kumwishyurira cyangwa kwishyurira ngira nkwishyuriramo wishyurira yego aricara atabikubwiye muyobozi urabizi ko itara ryo hanze ni ngombwa ko baricana sibyo kugira ngo urinde umutekano ariko n'undi mafashe muri 40,000 nkawushyiramo nkaza ngasanga umuro washize mu gitondo nkibaza umuro barawuhekenya umuro barawunyunguta umuro barawutekesha amabuye nzinzi ntasomanure rero cyakoze nibi nawe uracyafite n'icyo ubundi bunakabaye nk'ubita n'ibase mu mutwe nkawumena ariko yaba mfite imbaraga ongera uzamura ibase izamure wo izamura ibase ho gakeye uzamura ibase ho gakeye ndasuzugurwa wowe wanze gukora nje nanze gukora nguririrwa ngureba hara gabo babakire ngo mfite ngo mushiki wanjye mama n'inzobe ngo umutanga uzamenye ko agenda n'urya imbwa arya inzungu uri kunyumva neza naha ukoze hasi unyibutse buye tugiye kureba imbwa turebe n'umugabo uriya mu diaspora urwaye amavunja uriya mu diaspora umukigikara uriya mu diaspora ufite imyate n'uriya mukire w'umushoramari naguje w'i Kigali uzajya ufata isabune ya gifura ngo mu diaspora ngo ugira ute mu diaspora urwaye ifumbi ngo ugize ute haya ngo umukire iriya modoka si undi reka nkubaze urabizi neza kariye urabizi ko atandatu yataba bwa busore buza kwiyemera reka nkubwire no busengere bibi gusa yari yanigirije umva urabona iriya volomoteri waje idashinga volomoteri irutira modoka nakujyana byarutwa kabisa byarutwa kuko iriya modoka iriya bundi urabona uriya yakigondera iriya modoka iryo tara wamuhaye inzu ririmo cyangwa yarahinduye asa n'itwara cyane ririmo cyo kirere ubu ko mubona gutya yambujije kujyana amazi kuri toilette ngo toilette yiruzura ni ikizi urabizi ariko icya kabiri yambujije no kujyana n'ikintu cyari cyo cyose kuri toilette ngo toilette yenda yuzuza ubwo rero nimba narinjiye mu nzu nyishyira 45,000 nkaba ngeze aho tuvuganira mu byumweru 3 ngeze ku 70,000 75,070 nukuvuga ngo ukwaje hano uko yinjiye muri iyi nzu yongezaho sobanura impamvu amafaranga yongezaho impamvu ayongezaho ni itara urasanze ryaka impamvu yongeje ngo na amazi ngo yasanze muri toilette impamvu yongeje amafaranga ngo nuko ngo yasanze ngo hari igipapuro kiri muri toilette ayo mafaranga yise yiyongera aba 70,000 umuyobozi rero nje umugabo nawe ushije mu gaciro amazi murabizi ko amazi byonyine arahenze nose ibaze nk'uyu muntu utwara amajerekani 7 ariko se nkubaza abantu bose bagukodesha mufiki ntubasobanurira ibikwiriye bisabwa mu nzu yawe nta bandi uyu none uyu nicyo cyo cyambere nakire cyawe nicyo cyo cyambere cyawe nakiri subiza kwanda wasanga nk'ibindi nk'icuma ariko uyu waranzengereje uyu ni ukomeye cyane uboneka man mbura n'ukuntu ibintu bimeze yego ibi bintu ndabirambiwe ni ukuvuga ngo iyi nzu ni iyawe ariko uri mu gihugu gifite amategeko iyi nzu wamuhaye amafaranga angahe namuhaye 75,000 by'amezi angahe ubundi buri kwezi ni 75,000 ariko namwishyura amezi 3 ayo mezi 3 rero agume kuri aya mafaranga naramuka gusoye uzazumbwira urabyumva neza nawe urabyumva arasohoka ariko nyuma y'ayo mezi nkubwiye inzu ni yanjye ariko iri mu kihe gihugu ituyemo nta muntu uri hejuru y'amategeko ndagiye naramuka abirenze ibyo mvuze uzazumbwira nta kibazo bari bose urabyumva neza nta kibazo sawa bahamagara rwose ubundi baba wabanje no gutekereza ubanze ngo narebe neza ukaba winzamurira igishoro bwawe ntabwo ndi kujya inama kari kundira hano we ntabwo ndi kujya inama nimba wagize ibibazo byo mu mutwe umbwire ngo ujyane kwa muganga ngufatirane utarasa ngira ngo ufatirane utarasa nkujyane ikarayesi ndera bakwakira bihakiri kare ndabona ari wowe ukwiye kujyayo none ibi ngibi bimaze kubihaga pe
ndabona ngiye kukujyanayo kuko wowe usigaye wifata ahubwo se noneho nta wundi uri kumpangira ngo basi bizaze biteguye noneho ugeze kuwa hehe ejo bundi uzazira n'utwara ngo iki harya reka nkubwire Ako ureka ntunsomeye washatse akazi bari baranza ko nakurangiye byibuze bikarangira mva mu maso mba nkubwiye ngo yamvemo yaba ndahanga ariko umunsi wabyongeye oya ndakwiyamye ariko buri si uko ngira bandese have nazagushyuhiriza amazi tuvukana umugore atwika umugabo utazumva ngo umusaza w'umuntu ngo yamenyeho buta umuntu ndetse ni karibu bana sunguko kwa mama karibu ni nchini nisi ni so meze neza meze neza se yego meze neza ubungu byahise bikunda se ku buryo noneho uza no kudusura ikibazo ni iki so ruje kundeba se ubungu ndabona ko urukundo rwacu kabisa rufite aho rugana cyakoze nari narabibonye noneho uzi ko ni inkuru yabiryoshye tuzayigurisha tukine mu filime urukundo rw'umunyeshuri na mwarimu zikarenze iyi kaba karenze kabisa bimeze bitetse mwakiriza gakise Jackson niwanyu n'ugihinduka mpinduka gute nzi kari ku ishuri watwifatiye gusa kumbi no mu buzima busanzwe nuko umeze ese ubwo nkubwiye nabi umuntu uje kunsura ngomba kukwakira nyine nkabana nakuganiza sinicaye kure mwegereza tuwe tuganira ntabwo ari wowe nje kureba ndetse ni njyewe none se ubwo ngubwo ariko wanyiteguye gusa kuki utanteguje ngo nanjye usange niteguye nyine meze neza iyo ndi mu rugo nyine mba nambaye ariko biga ibintu byitewe aka ni agastile tu ni agastile wanasha wabyambariye kabisa cyakoze naragenze ndabona uri umukire w'ikigoryi uri umukire w'injiji uri umukire w'injajwa uri umukire uratunze pe ku mubiri ariko uburyo utunzemo ibintu nabwo utunzemo amagambo se wanyweye ibikino uyu munsi umuntu w'ubugoryi nkawe ni gute Imana yitora ikareba abantu nkatwe dufite ibitekerezo bizima ikatwaturiraho ubukene ikakugira impuhwe ikaguhereza ibintu tudafite ariko ikakurengerezaho n'ubugoryi ukuri kumena amatwi wabaye iki ufite urusaku rw'iki iyi ngiyi nkaguha pasi nkaguhereza mushiki wanjye umufate neza warangiza ukarenga umurongo ukajya kuvuga ngo ufite umudiyespora ngo ufite iki nguhaye ngiye nguhereza umurima n'indi yagizana nawuhinge umuhungu wajyaga kuvuga ibintu by'umudiyespora ntabigutuma umuhungu we wabaye iki umaze kunywa izangahe uyu munsi ngiye maze kunywa izangahe ku buryo umamagara n'indi mu bintu byinshi cyane akazi kamereye na ukamamagara ukambwira ngo uranyeneye nkaba ngeze hano ugatangira kunuka ubona ngana nawe ubundi uzi ikintu gisigaye gituma munyuzamo ijisho nuko nyine mu ngushu udufaranga duke mukajya mushyiramo utuntu tw'udukonfidensi ngo mukuvuga nk'abakire none ikananye ntangire mvuge nk'umukire ndebe ko hagize umuntu uhinguka atamenya ko ari njye mukire none se sha uriya uyu mpemukira uba wumva uri tayari mu mutwe amakuru y'ababyeyi bawe se shaka amakuru y'ababyeyi banjye si ugenda baheruka ntabwo baheruka kabisa baheruka kera baheruka kera cyane ababyeyi ko ntugire ikibazo uzansabira arahari nyine harundera arahari tonto wacu umusaza wa mama arahari ntabwo nzabura unsabira kabisa we ntugire ikibazo ahubwo se dutemberereze iyi weekend ndabizi nta kazi kaba gahari tuba dufite konje kandi nanjye amahomo akasimenya ko dutemberereze ese kuko mbona buri gihe wafunze isura warakaye wagiye unasekera umukunzi kugira ngo abone ko muri kuri page imwe y'igitabo Jackson kinzanye hano mu kuvugana n'abakurera kuvugana n'abandera
ese ko nzi nshaka kumenya nyine uko usanzwe ubayeho mba nibereye hano kabisa. discipline yawe Discipline yanjye ni nziza ntabwo uzicuza rwose. Njye ntabwo mpinduka. Nese waruje kubareba se ngiki ko nzi ko umuhungu ari we ugiwa w'umukobwa agiye kubasaba. nje kuvugana nabo Cyakose ufite amaguru meza kabisa. Nyaso Yego tonto. biteze Namo. Mushyitsi yadusuye. Ndabona ari byiza rwose. Kabisa. None ko nawe rwose kutigeze umbwira ko ufite umusheri. Ko mfite sheri ni sheri wanjye. Nendaga kuzamuga present. Yego. Nyakusagira urwenya rwinshi sinzi niba hano mutaramumenyera ko twe ku ishuri twaramumenyera. Nyine no kwa umwarimu we. N'umwarimu ariko waje gukundana n'umunyeshuri. Ubu nibyo yaraje kumbwira ko nanjye buryo bwose yankunze. Ariko nabanje kubyanga gusa ndavuga reka muha amahirwe. Okay. Nakani karibu rero nta kibazo. Ni karibu rwose. Nkuko nabikubwiye ndi umwarimu wa Nyakusu. Yego. So urumva rero abarimu tuba dufatanyije n'ababyeyi kurera abana. Nari nje hano kumenya uburyo Nyakusu yitwaramo kuko ku ishuri ho nyine birakabije. Birakabije? Kwitwara neza. Ntabwo rega uburere ari bwo ku ishuri gusa no mu rugo mugomba kubafasha. Ibyo ndabyumva nyine. Ariko tonto nanone yavuze ko ari ukurera abana usundi umwana. Data mbwira birakabije imyitware ntago irakabije. Nyakusu afite itsinda agendamo. Rititwara neza. Agira amafuti menshi nyine kubahuka n'umwendisipline nyine cyane. Byo kubona ukabona nsanze ahantu nicaye aje kunkorakora. Nk'ejo undi namufashe rwose arimo arandunguruka ndi muri toilette. Jewe byose byabaye iryo ariko ntabyibuka. Jewe akunwari baje. Tonde. Izina ry'Imana abantu bari. Ye nitonde reka nkomeze mvuge na mwarimu wawe. Nimba hari byinshi agomba kumbwira nambwire. Ariko abayobozi witonze. Nyine abayobozi n'abarimu gukurikira kigo bazambwira icyo dupfa uko bose barambeshye bangireka ama ibintu nakoze. Okay, ntacyo. Abakene iyo mumaze kubona utuntu turaho twa fake mutangira kwibyimbya mukavuga ati natwe abakene bari hano ni bande. Nimba ugendana n'abakene ubwo urumva uri umukire. Umukire ngufite imodoka ngufite. Nimba utazi no kwiteretera ni ngombwa ujye kucira muri ako kayozo kawe. Ngo haya iPhone ya miliyoni zingana. Buretse. Urayifasha urayijugunye. Nje njugunya ahubwo nge ni ntaje kuguceka. Wowe shokora nabwiye andi rodi kugira ngo kuri umukire w'inyirabuheri. Ngo ukimara kuma telefone genda karaga gabo gakodesha iwawe uwikambura ingarurire. Ni ikihe kimenyetso kimbwira ko utayibishije? Hanyuma se niba narayibishije iyi mfite ni yawe. Reka kuba wateruye kampani ugiye kuyamamariza ntibikuraho kampani ngiye kuyamamariza. Hejuru yuko umaze kubona ibyanyu ntangiye kugufata neza utangiye kubyimba uzamuye agatuza kamubwire mbabare wa mukire we petit unkure mu matama yawe uncire nimba ari nibyo warujunditse ubicire mbibone ko ubiciri ibintu byo kugenda mugenda confidence byo kunsuzugura kwa nini ngewe Imana yamaye amaboko imamaguru imibiki ndakubwiye guheruka muri iyi nzu akakaruri kawe nurandi road randi road wubaka inzu nk'iyi ngiyi zunguza amaso muri ino nzu ubonamo icyitwa cyawe ugisohora ugitware kirebemo n'ucyone mu tugisohokana ibyo byose uvugishije ukuri yarabikoze none se ubu uyu ngende namushya muri kiriya kigo nta kintu napfa n'uyu mwana mutoya agatinyuka akumva n'iso n'ubuvuga nk'ukuntu abanyise umwana mutoya tujye mu cyumba mwerekeze ese umurangana oya none se ntabwo wanamwubera ko ari mwarimu wawe ariko ibintu byose yavuze ndemeramo kimwe cyo kumubwira ese Nyakusu mu cyumba haberamo iki bararyama abantu rero wa mwarimu we uyu muhungu nyine nuko nguko nyine mutunze nanjye nagerageje kubajyana ku ishuri hano ko barimo bariga banakuze bakaye barize mbere ariko
bitewe n'imyitwarire ya hato na hato. Nibi byaje kubavukiramo kwiga bakuze. Numvaga ko nibajya ku ishuri bagahura n'abandi bana bazafata imico myiza, ariko biracyakomeje kunanira. None se tutararenga aho ngaho abana twagira imico myiza, abana twiga nabo bafite imico myiza, kandi ari mwe bakuru bagakwiriye kwigiraho. Nose Nyakso, niba ufite imyaka 27 wigana n'abana bari iranga munangera yibonye ngo 27 koko. Nyakso, nanje hano kuburana nawe wembeshyira ni 29. Ndagusabye udufashe n'umuhungu wawe, bitabaye ibyo turamwirukana. Tonto wumva ukuntu adashobotse, nibwo kigera mu kigo atangiye kwirukana abantu. Ikigo ni icyase. Nari mfite izindi gahunda naringiyemo. Murakoze rwose kudusuhuza. Tonto urabona ko umuntu abahobera n'abarimu kugira ngo abereke ikinyabupfura. Nubusura urabona uramuntu koko naje kumusuzugura gutyo. Yeba ako Nyakso, ndashaka kubaza ikintu kimwe. Mu byukuri uzahinduka bigenze gute? Nimba umugabo nashaka umugore sinzamenyetse. None se umwarimu mushyashya mutanamenyerana ukajya kumurunguruka muri toilette? Oya rega abantu bakundana bagirana amashyari. Uriya mwarimu ko yako dukundana yabonye ndi kuganira n'undi mwana twigana agira ishyari. Umva rero ikintu ngiye nshaka kubwira. Amafuti mufite ni menshi. None uwo wayawe ndabona ari kwikuba inshuro nyinshi. Icyo ngiye kukubwira ni iki kimwe. Mbabarira ujye mu cyumba ufate igikapu cyawe, ushyiremo imyenda yawe ishoboka, usubireyo ahantu wari uri muri ruhurura. Ndabona ariho murayishimiye pe. Ko se Tonto ugira ikigongo, wowe wakishimira kubona umwana wa mushiki wawe mu miferege. Umva ndabirambiwe Nyakso, ndakurambiwe ndagukarabye. Tonto ngomba bwa nyuma basi. Eba sibyo. Uzabanza uzanura mwarimu wongeye nawe akubabarira. Barimu bose ziyahure koko. Mva mubwire Petit, acha nikwambie kitu. Si ndio? Subone twirirwa tugenda mu mihanda dufite utuzi two gukora, ugire ngo tuba twabuze ibintu byo gukora biba biri hano. Sibyo? Kumamagara uri kumamagara umbwira ngo uranyeneye, nagira hano ugatangira kumbwira utwo duteshwa. Hejuru ya telefone yanjye naguhaye. Nifashe miliyoni 10 na zingahe ndavuga ati umuhungu wanjye ndashaka kumuhereza ngo nawe ase neza ajya agenda mu muhanda, utangiye kunuka. Umva Petit, acha nikwambie kitu. Si ndio? Ibintu byaca nikwambie umuntu mu Nyamanza. Aho ngaho reka mubwire. Ngewe bamaye akazi k'ubuyede bukuru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bamwe ati hagarira abandi bayede. Fata miliyoni 200 z'amadolari. Ndababwira ati ngewe ntabwo ngiye gupfa magazi. Ndashaka akazi ko kugura mu mutwe. Mitamabwira ati ndashaka gukorera amafaranga meza nk'abandi bakire ntagiye mu bintu by'ubuyede. Ubwo urumva miliyoni 200 z'amadolari nanze wowe ufite akayi gacira imbere yanjye. Haguruka wamukire wowe imbeba uzunguza ayo mabuno n'ikindi gihe utazagaruka mwaho. Nkaza haguruka ntunavuge, haguruka utavuze kamubwire. Haguruka Musuzanyenera. Yambaburira hehe umuntu wicaye imbere, none wicaye imbere y'imbabura, haguruka. Ari musuzanyenera utakimbonye, sibyo? Ibyo bintu byose birirwa bivugisha uzaza umfukamira, kandi numfukamira uzapfukamisha amaso n'amatwi. Ubuza abantu bambwiye ibyo bintu. Urakagende bukwirireho, urakarara ku gahinga, urakagorwa namisha. Ariko sinzi uramuyoboza umujyana ke wacyohewe kaho utagira ubwenge. Cyakora Mana ndagushima. Imana irebera abapangaye rwose ntihombye. Kuba ari wamwizaniye. Inde kubaza wamujyana gati. Si wamuzanye. Murahinda koko. Manika gati ubasha no kukimanurira. Kamanuke mu mwobo. Umva nkubwire rero. Byumvikaneho. Ibyo yavuze byose ntabyumvishe. Nibyo byiza. Ariko ntago birenga ibyo ngiye ngubwira. Kunzu yanjye. Sibyo? Tubyumvikaneho. Ubyumve neza. Uranyumva neza? Ndakumva, ariko icyo nzi cyo ibyo numvise umuyobozi yavuze. Umva nkubwire 50 harajya 10. Nani rusoni.
reka nkubwire hajyaho 10 reka nkubwire numve ngo yabikubwiye kugira ngo nawe ugendere kuri ibi bintu inzu ni yanjye reka nkubwire amazi si yayandi nzajya mporana amayinite muri telefone uko pfura gato mpamagara reka nkubwire tube nk'abagabo shyiraho 10 awo sijye umva gusa ubu naba nibagiwe uyu mwanya nanibagiye ndi fisi ibyo umuyobozi yavuze nabyumvise uracyabihagazeho neza cyane ubundi uzaza uzaba ari wowe wongeza ariko wongeye wapi ariko umenye ko inzu ari yanjye ni yawe sibyo nanjye ariko ubona yishyuye iminsi 90 amezi angahe ariko ndakeka reka izi ni ikibazo nifite sinukizi navuganijeho nje iyo kasike se uhorana utajya wiyambura akosha ira kasike ariko yiyambura rya no mu buri yijyanamo mba mfite ubwoba buri gihe burya nagiye kumurumba mu gacupa nka 500 amavide we yaraguhabuye cyane kira gihungu cyawe uzajyambika kasike kira nige we nini ntugacikitaho ariko turetse nicyo gihungu cyanjye ariko twabaye inshuti rega turakanya neza nta kibazo reka bitekerezeho neza 15,000 kubirenza use ko ubu nta kibazo kiba kirimo sibyo ariko nuko wabirenzaho tegano mubwire nuko wabirenzaho ntago byavuga ngo ubu byose birakemutse sibyo se cyabyihorere rwose n'uwo muyobozi uri kubwira ngo gutya gahunda reka da ariko n'umuyobozi reka nkubwire rero nuko nzi 10,000 ariko amazi ntago uzayakoresha nkuko nifuza cyangwa nkuko ubyifuza kandi n'umuriro nabwo ni kwa kundi imba nkubwira ngo duhuze urugwiro tunaganire ko ariko turasangira ye nawe ntabwo turasangira nawe se wakagize ubwenge waba wankunde se n'intonganya zawe muri 10,000 byarenzaho tuzabisarika ariko cyakora bandiro uri indyarya oya tuzabisangira indyarya pe ureke by'umuyobozi reka n'uso wajya umuyobozi we tuza noneho tuza buriya nanagusengera tukaganira ariko uzanye ibintu by'ibikasike ngo wambaye ibikasike ariko nanone nawe ugendera ku mategeko yanjye nta kibazo sibyo 10,000 nagiye urabyemeye oya ibyemeye byo turindira ibyo tudahuza oya bye ibishiraho dusangire nk'abagabo tuduru kwigo we uzaze dusangire ibyo kumbwa ngo myongere ku y'inzu ntago birimo pe ntago wumva okay reka amezi 3 yanjye arangire neza nta kibazo umva niba wabyanze narangira amezi 3 ngusanga wasohotse nta kibazo korira bito kajya kugera rimwe akigora ibyo wigira yose n'ibyanwa bibi sawa wazabyogosha